tuje imbere yawe. Haleluya, haleluya. Komera Imana amashyi cyane. Duhaye ikaze Umwami Yesu kugira ngo abe muri iteraniro. Duhaye ikaze ijambo ry'Imana. Ese muramwemera mu mitima yanyu? Muramwakiriye? Imana ibahe umugisha. Abo tujye mugere mucyo turebe. Mwami Yesu abahe umugisha. Nitwa Nemezo Robert, amazina nababwira nabibwiye ngira ngo umugabo ndubatse, ntuye ku Muhima, hanyuma nkaba n'umukozi w'Imana ku itorero rya Kacyiru ADPR, hanyuma ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana kandi ndihuta kubera iminota dufite. Ndifuza yuko rero muza kunyemerera nimurangare ko tugiye kuvuga amagambo akomeye y'Imana. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane, ijambo ry'Imana rirakomeye bene data. Ijambo ry'Imana ni ubuki butamena cyane, ni ubuki buto bw'inkota zose. Kabiri, ricebera iburyo n'ibumoso. Gatatu, rirahinguranya rikagabanya ubugingo n'umwuka. Imana ishimwe cyane. Rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira kugambira, rigabanya imitsi n'imishokoro, rikanabangukira kugenzura iby'imitima yacu yibwira kugambira. Muhe Imana icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Ijambo ry'Imana rero niryo ritubyara, niryo ritweza, rikadutunganya. Gatatu, rikatwigisha, rikaduhanira gukiranuka kwacu. Imana ihabwe icyubahiro, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse atabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Ese mukunda ijambo ry'Imana? Mukunda ijambo ry'Imana? Mbazanira ijambo ry'umusaraba, hanyuma ndajya mwe maso nanjye tugiye kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Mpagaze mu cyimbo cya Kristo imbere yanyu hano, ndagira ngo umuntu wese utazi Imana, ndagira ngo uvuze na Kristo. Sifa kwa Mungu. Amen. Ndagira ngo nkunge n'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Ese muranyumva neza? Hanyuma ntabwo njya kure ya ririya jambo. Umusaraba niwe byiringiro byacu. Tugiye kuvuga hejuru y'umusaraba wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe. Kubera iyi mpamvu, impamvu ya mbere ni uko hari byinshi byitwa umusaraba wa Yesu Kristo, ariko atari umusaraba wa Yesu Kristo. Hari inyigisho nyinshi zitambuka hirya no hino, ariko washishoza wari ugasanga ntabwo zubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkwigishe Yesu Kristo wabambwe. Ntabwo mvuga Kristo wa Pilato, ntabwo mvuga Kristo wubundi Bibiliya ivuga. Tujye kuvuga mu kanya, ndashaka kuguhuza na Kristo wabambwe. Ibyo bita kwizera Yesu n'umusaraba we, komatana na Kristo ndetse n'igikorwa yakoze ku musaraba cyo gucungura umuntu. Imana ishimwe cyane. Muhe Imana icyubahiro. Ndagira ngo umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda asome yihute. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya 9, umurongo 23. 9 umurongo 23. Haleluya. Yego. Yego. Imana ishimwe. Yego.
umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika be n'ubw'abamarayika bera ariko ndababwira ukuri yuko kuri aba bahagaze hano nagira aho ngaho Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo tuvuge ku bintu nka 5 cyangwa se 6 bigendanye n'igihe dufite. Nagira ngo nsobanure hejuru y'umusaraba icyo ari cyo, hanyuma biraza kugufasha kumenya imyizerere yawe uko ihagaze muri Yesu. Haleluya. Hanyuma ubusanzwe umuntu aremanywe ibintu 3. Aremanywe imbaraga zo kugira zo kumva, gusobanukirwa, hanyuma no kumenya. Ibyo byitwa internet, imbaraga zo kumva no gusobanukirwa, hanyuma akamenya. Kabiri, umuntu aremanywe imbaraga z'amahitamo. Gatatu, umuntu aremanywe amarangamutima. Sifa kwa Mungu. Iyo umbwiye ngo wizera Kristo by'ukuri, ndakubwira ni iyo umbwiye ngo umusaraba niwo byiringiro byawe, bishatse kuvuga ngo umusaraba urawuzi. Kabiri, umusaraba urawusobanukiwe. Gatatu, umusaraba urawumenye. Kane, uremezanywa nawo ko hirya yawo nta wundi musaraba uhari, kandi uwo musaraba w'ukuri wonyine, kandi yuko wabasha no kuwishingikirizaho. Ukuri ijambo ry'Imana ndagira ngo nsobanurire ijambo umwuka wera abafashe. Ndagira ngo ninjire muri iri jambo nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma ugende ufunguka imitekerereze. Iyo uvuze ngo wizera Kristo, bivuze ngo uramuzi. Kabiri, uramusobanukiwe. Gatatu, waramumenye. Donc umufiteho ukuri k'umwihariko. Ufite ukuri k'umwihariko k'umwana w'Imana. Kumenya Yesu birenze ibyo, harimo kugira ukuri k'umwihariko. Muhimana icyubahiro, muhimana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Icya kane, uremezanywa nawe kandi we mwami ko hirya ye nta wundi mwami uhari. Hanyuma nta yandi mahitamo ufite. Oya, nta handi ho kujya ufite. Oya, nta wundi bushobozi ufite. Nta yandi mahitamo. Gatatu, ukaba wabasha kwishingikiriza ku mwami. Icya kane, ni ukwemera gutegekwa n'uwo mwami. Gatanu, ni ukwemera kumupfira uko umwizeye. Ngicyo gisobanuro cy'ukuri cy'umusaraba ntacyo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero uwo mwuka wera agenda agufasha, urebe neza, wisuzume niba kwizera kwawe kuri muri Yesu neza. Hanyuma ndagira ngo mvuge ibintu bitandukanye cyane. Hari Yesu Kristo wabambwe, hari na Yesu wundi birivuga. Dusanga Makuru wa 2:11 kangahe kugera kuri 4. Muze kubasoma ntabwo musome. Aho abantu bafite intekerezo zabo zayobwe nk'igihe inzoka yoshaga Eva muri Edeni. Ugasanga umuntu imitekerereze ye, imyumvire ye, ingeso ze, imikorere ye, ukora ibintu bitandukanye n'ubushake bw'ijambo ry'Imana. Batugirira neza cyane. Sifa kwa Mungu. Rero Yesu Kristo insomye gake cyane muri Mariko 3:13-18. Bibiliya irambwira ngo yatoranyije akizamuka umusozi, ngo yatoranyije abantu benshi. Arangije ngo atoranyamo abashaka intumwa 12 kugira ngo bamwigireho, barebe uko atamira, barebe uko avuga, barebe uko yambara n'uko atambuka, kugira ngo abone uko ajya kubohereza ngo bagene bavuga ubutumwa bwiza, bahindure abantu bose abigisha. Imana yagucyubahiro, bahindure abantu bose kuba abigishwa b'umwami Yesu. Sifa kwa Mungu. Rero ndi ku ijambo ryitwa gukurikira Yesu, ariko nanone munsi y'imbaraga z'umusaraba. Sifa kwa Mungu. Ni ukuvuga ngo rero intambwe ya mbere icyo Yesu agusaba, hari ibyo twita criterias, hari ibisabwa kugira ngo ukurikire umwami. Imana ihabwe icyubahiro. Intambwe ya mbere ni ukwiyanga, self denial. Ni ukwiyanga. Ese kwiyanga bivuze iki?
kubera ko impamvu z'ibingibi hari abantu bavuga ngo inyigisho z'umuntu zabaye nyinshi, ngo Yesu yarabirangije ku musaraba byararangiye, icyongeyeho ngo biranagana, umuntu wese akorayo. Yego n'ibyo biri muri Kristo ndani, ariko kugira ngo byaksesinge, kugira ngo byakire, biragusaba kugira kwizera kuri muri Yesu no kuzirikana icyo yakoze ku musaraba. Mu yandi magambo rero, hari ibyo bita formule cyangwa se formula, ari nakwita equation cyangwa se formule yo guhomba no kunguka. Mu yandi magambo, gukurikira Kristo birasaba kwanga kunguka Kristo. N'ukwanga ibyo bita profit and loss. Iyo ni formula murayizi byango. N'ukugira itakaza ukunguka Kristo, n'uguhomba ukunguka Kristo. Hanyuma rero icyo dufite muri iyi minsi na none, kwiyanga ntabwo abantu babyumva. Kwiyanga ni iki? Gukurikira Kristo bisaba kwiyanga. Kwiyanga rero, umukristo arasabwa gukora budget ku munsi gusa. Ntabwo wemerewe gukora budget y'umunsi w'ejo utarahagera. Ntabwo byemewe kuko ibyo kurya wariye byose n'amafaranga utuze n'imitungo ufite biri garante, bifite agaciro muri iyi minota. Uranyumva neza? Bifite agaciro muri iyi minota. Uzasanga abantu bavuga ngo namaze gukusanya amafaranga yo kuzanunga mu zabukuru, imishahara ikaza akirundaho, imitungo akirundaho, akabika, ariko ndababwira yuko ibyo bintu byose biri garante muri iyi minota wicara amahanga. Uranyumva neza? Kubera ko mu kanya ushobora kubura ubugingo bwawe, mu kanya hari icyo Imana igiye gukora, mu kanya hari ikibi, hari icyiza Imana igiye gukora. Hanyuma rero birabujijwe ku mukristo, Imana ihaye ubutunzi, ikamuha amafaranga, ikamuha ubushobozi, agashyira ku ruhande, akajya mu mibare myinshi cyane. Icyo gihe ntabwo uba wizera Yesu wundi, ntabwo ari Yesu wabambwe. Uranyumva neza? Babwiye nabi? Kwizera Yesu mu yandi magambo ni ukwiyanga, ni ukwanga ubushake bwawe, ni ukwanga imbaraga zawe, ni ukwanga ubushobozi bwawe, ni ukwanga amarangamutima yawe, ni ukwanga amahitamo yawe, ukarekura byo bita toto sarenda, ugahanika amaboko, ukiha Imana ku buryo bwuzuye. Ngicyo gisobanuro cyo kuba umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo. Hari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ya none abantu benshi bari bize mu by'isi, bari bize mu mafaranga, bari bize muri bizinesi, kandi Imana ibahereza bakabibika, ntabwo bashaka kubikoresha mu nyungu z'Imana bwite, baragira ngo bazikoreshe mu nyungu zabo bwite, banateganyiriza ejo habo hazaza. Icyo ni ikinyoma, iyo ntabwo ari gospel. Ubwo si ubutumwa bwiza, ubwo ni ubutumwa bw'abatwikirwa abadayimoni. Umwizera nyakuri, umwigishwa wa Yesu, agomba ibintu byose, ibyo kurya bye, imyambaro ye, amafaranga afite, biri garante muri uyu munsi, birakoreshwa muri uyu munsi. Imana yarasanze irambwira ngo mbwira abantu cyane yuko ikintu cyose Imana iguhaye jya ugikoresha muri iyo minota, kubera ko mu kanya ushobora kukibura. Wowe wagera kigasigara, kandi wamara kugenda ntiwakira umugambi w'Imana. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Rero Imana irambwira ngo yaba gusenga, yaba kuvuga ijambo ry'Imana muri iyi minota, kubera ko umaze gupfa, uyu mwuka niho Imana itegeye abantu. Imana itegeye abantu ku mwuka muhumeka. Iyo umaze gupfa, ntabwo kubwiriza bikunda, kwigisha ntabwo ushaka gukunda, gusenga ntabwo bikunda, nta nubwo baririmba. N'iyo umuntu agiye gupfa, iyo adaha amahirwe yo kwakwa akivuga, amahirwe yo kwinjira mu bwami ni make cyane, ntabwo bikunda. Umuntu yatuma akibasha kuvuga, iyo umaze gupfa ntabwo bikunda, ahubwo Yesu Kristo ahita akinga rwanda. Kubera yuko amasezerano usabye umunsi wa none yakagombye kuba yaramaze gusubizwa kera ukiri muzima. Nagufashe cyane. Hanyuma kugira ngo umwishywa Kristo, umwishywa nyakuri wa Yesu, biragusaba kwiyanga, biragusaba
kwanga ayo mafaranga yawe, kwanga ubwo butunzi bwawe, kwanga izo mbaraga zawe, kwanga ubushobozi bwawe, kwanga amarangamutima yawe, kwanga ibyo byose ukabyanga, harimo kwirwanya. Fighting against yourself. Kwirwanya babiba neza, wowe kwirwanya. Ukurikira Yesu ni ukwirwanya. Ni ukwirwanya nta kintu. Icya kabiri ni ukurwanya imbaraga zawe. Kurwanya imbaraga zawe, uzasanga uzabona abantu bakoresha imbaraga nyinshi mu mikorere yabo, barangwa n'imbaraga nyinshi mu byo bakora, barangwa n'imbaraga nyinshi mu byo bakora, imbaraga zabo ziri imbere cyane. Iyo imbaraga zawe zaje imbere cyane y'umwami, iyo ubushobozi Imana yaguhaye buje imbere y'umwami, bigaragaza ko Yesu yapfiriye ubusa. Banyumva neza? Hanyuma rero wakagombye guca bugufi cyane, wakagombye kwiyambura izo mbaraga, wakagombye kwiyambura ubushobozi Imana yaguhaye, wakagombye kwiyambura amarangamutima no guhitamo kwawe washatse, ukemera umwami akaba urujya kwiyobora. Umuntu wumvira Imana ntabwo yabasha kwinjira mu bwami bw'Imana kabiri. Umuntu utabasha gusiga imbaraga ze, ngasige ubushobozi bwe, ngasige iby'Imana yamuhaye, ngasige ubushake bwe, ntabwo yabasha kuba umwigishwa wa Yesu nyakuri. Ntabwo bikunda. Imana idufashe kandi Imana twizeza cyane, sifa kwa Mungu. Hanyuma rero Yesu aravuga ngo icyaka tudashobora kuvugaho kindi, iyo umaze kwiyanga ubwawe kabiri, ukanga izo mbaraga zawe fizikale, ukanga ubushake bwawe uko utekereza, ukarwanya imyumvire yawe, ukarwanya imitekerereze yawe, ukarwanya imbaraga zawe, ukarwanya ubushobozi ufite. Intambwe ya gatanu ni ukwiha Imana, ni ukudepanda, ni ukudipendinga kuri Kristo wenyine ntacyo. Banyumva neza? Wamurara ntusakuze, wakwambara ubusa ntuvuge, mwamurikiye neza? Wakwambara ubusa ntuvuge, wamurara ntuvuge, wabona nta bundi bushobozi ufite, nturambure ibiganza, nturambure akanwa, uti mumpereze oya. Wikurikira Kristo biragusaba kuvana kwanga ubushake bwawe, kwanga imbaraga zawe, kwanga ubushobozi bwawe, kwanga ubwenge bwawe, kwanga imitungo ufite, kuzinukwa ugasaba udipendinga ku mwami wenyine ntacyo. Ubwo nibwo butumwa butandukanye n'ubwo abantu bavuga hano hanze buri munsi. Fata, terura, ambara. Muri Kristo ugomba gusozwa yuko impano y'Imana yavuye mu ijuru, tubinyuze mu musaraba wa Yesu Kristo, natwe twakira agakiza binyuze mu kwizera no gukorera hehe mu musaraba wa Yesu. Donc utari muri Kristo ndani mu musaraba ndani hariya, ntabwo bishoboka, nta kintu wabona, ntabwo bikunda. Ntabwo bigera gute? Babwiye nabi? Oya, ni ijambo ry'umusaraba, mugomba kuryumva. Yesu ashimwe cyane, mugomba kuryakira. Nta bya Yesu by'ubusa. Icyakora ubuntu bwe bwabaye ubusa, agombye gupfa, twahawe ubuntu bwa Yesu, tumaze kubwakira nabwo byanyuze mu kwizera k'umusaraba ndani, nicyo cyaje guhabwa agakiza ku buntu. Hanyuma ntabwo duha uburenganzira bwo gukora ibyaha rero. Bitandukanye n'inyigisho z'abadayimoni, inyigisho zisigaye zarahanze muri iyi minsi ngo byararangiye ku musaraba. Oya, ni ukwicara umusaraba nta kuvamo. Hanyuma inzira y'umusaraba ni imwe, nta guca ku ruhande kuriya, kubera ko hari ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Abakristo ntabwo barigishwa neza inzira y'umusaraba wa Yesu, kuko iyo haje ibibazo bahungira ku bandi bantu babahereza iki ubufasha. Ariko ntabwo ari cyo. Paul yahise avuga ngo kuko tutaye kwizera Kristo gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Imana ishimwe cyane. Kwizera Yesu no gushyira kwizera kwawe muri Yesu, no kuzirikana amaraso y'umwana w'Imana yamenye ku musaraba. Ibyo ngiye tukabikora buri munsi udasiba. Donc ni ugutumbira Kristo, amaso yawe ntamuveho. Nawe neza, ni
n'ukumutumbira amaso arajya gute nta mufiro birabara umuntu wese wanze kwemera amagambo ya Kristo ntayemere uko bikwiriye akaza kwikora umusaranga bikora aho tware buri munsi uwo muntu biravuga ngo umwana azagira isoni zo kumwemera imbere ya se n'abamarayika. Kwanga kwemera amagambo ya Kristo ni ukwanga gushinga mu kintu hagishinguye sifa kwawe. Kwanga umusaranga wa Kristo ni ukwanga kumwemera, ni ukwanga kumwakira, ni ukwanga gusangira imibabaro ye nawe, ni ukwanga kumwizera by'ukuri hanyuma ukaza mu rusengero gusa. Kuko muri iyi minsi abantu batojwe gukora idini cyane, ntabwo batojwe gukorera Kristo, ntabwo Kristo muramenya neza. Niyo mpamvu ushaka kumukorera wimba, kumukorera ubeshabeshya, kumukorera wese koroka, oya ntabwo ari byo. Umusaraba n'inzira imwe ntabwo ari byo, ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka bene ntabwo bikunda. Kwanga kwemera amagambo ya Yesu Kristo ubwabyo bisobanuye guhakana agakiza burundu. Kwanga kumwemera amagambo ye ukanga kumwemera gusa, kandi kumwemera ni ukumukurikira nta kintu, kandi kumukurikira ni ukwiyambura ibintu byose ugasiga hanze. Kandi bakwiye yuko umuntu wese uzabona Yesu mu maso, uzabona Imana mu maso, ni umuntu amukurikiye, ntabwo ari umuntu utamukurikiye. Oya, umuntu akurikiye Kristo niwe uzamubona mu maso wenyine nawe. Hanyuma rero ndababwira yuko ni ngombwa gusiga byose ukamukurikira. Ni ngombwa mwikwigira ku bantu wowe wigire ku mwami Yesu. Birahagije, ibyo birahagije kumwigishwa n'umwigisha bamera kimwe nta guca ku mwami. Hanyuma rero babwiza ukuri yuko umuntu wese waje gukurikira Yesu, waje kwemera amagambo ye, aba ahakanye ubutumwa bwiza, aba yanze kubwakira. Imana tugire neza bene. Kandi umuco mwirembo rifunganye, mugire umwete wo kwinjira mwirembo rifunganye. Irembo rifunganye birivuga abantu baricamo ni bake cyane. Buriya rero ni bake mwirembo rifunganye cyane, kuko abantu bose bamaze kubyanga. Abantu bashaka gukira vuba, abantu bakeneye ubushobozi, abantu bakeneye gukura mu buryo bw'isi. Isi biropozinga umusaraba wa Yesu, kandi amatorero menshi bahagaze muri iyi minsi ya none. Banyumva neza aho mugiye mutya, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko rero soza ndagira ngo babwire yuko iyo umuntu agira agaciro agihumeka, umuntu agira agaciro akibasha kuvuga, umuntu agira agaciro kuko urabona uko umuntu ameze gutya, umutima uramutse uhagaze, uwo mutima uhagarara gutya, niko mpfa nabwo nzavuka ameze, nta kintu yose Yesu yongeraho. Oya, niyo mpamvu dukwiriye kumukurikira tumara amajwi. Mwanyumvise neza? Iwacu ntabwo ari ahangaha, mwebwe mwibuke ko iwacu ntabwo ari ahangaha. Dukwiriye gukurikira Kristo tumara amajwi, tukamukurikira nicyo ashaka, kuko arambura inyigisho ziri ahangaha za prosperity n'ibindi byose. Ariko abantu, umuntu wamureba bamushaka b'Imana ukayibura, wareba ibikorwa by'abantu, wareba imyambarire y'abantu, wareba uko batekereza, wareba uko imyumvire yabo, wareba ingeso, ugasanga zirahakana ubutumwa bwiza bw'Imana. Ntabwo ari byo bintu, si uko bikwiye kugira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngiye gusoma Abaroma cyangwa gatatu kugira ngo umurongo wa gatatu, twebwe ntabwo dufite uburenganzira na buke bwo gukora icyaha. Umukristo ukora icyaha ntabwo aramenya Imana. Mwamwikiye neza? Bivuze ngo twabambanywe na Kristo, Imana ihabwe icyubahiro, duhambanywe nawe, turapfana mu kwizera, hanyuma turahambanwa neza, tuba umuntu umwe gutya, nk'uko wafata amazi ugashyira mu bugari, biragwana neza. Mwamwikiye neza? Tuba umuntu umwe mu gupfu, hanyuma tuzukana no mu bugingo bushyashya. Hanyuma rero ntabe twe turiho, hariho Kristo mu mitima yacu. Niyo mpamvu udakwiye gukora icyaha, ni Imana igendera muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo wemerewe gukora icyaha kuko Yesu Kristo ahagaze
ahagaze kuri wowe. Bamukereza ntabwo bishoboka. Yesu Kristo ubwo yapfaga, ubwo yabambwaga niwe wabambwe, ubwo yapfuye niwe wapfaga, ubwo yahabwaga niwe wahabwa kuri kamere, ubwo yazutse niwe wazutse mu bugingo bushyashya. Ntabwo Yesu yapfiriye amaso ngo amaguru amatwi ye gupfa, ntiyapfiriye amaguru ngo amaboko asigare, yapfiriye ibintu byose kandi bibarimo. Aho mubyizere ko bibarimo, hanyuma mubigenderemo ntacyo. Mu byatsi mwebwe ibyakoze byararangiye. Icyo Yesu yakoze ku musaraba cyararangiye. Yesu yakiriye ibyaha bya kamere iteka. Biravuga ngo yabambwe kamere niba nirari ibyaha bya kamere byakiriweho iteka. Imana yagucyubahiro cyane. Hanyuma se n'ibyaha bya kamere byakiriweho iteka, ibyaha tubikora ntibahagana hirya. Ariko impamvu ituma mubikora ni uko mutariza Yesu Kristo wabambwe. Amagambo y'umusaraba arakomeye cyane, ariko mugomba kuyumva mukamugahinduka, mukanayizera. Mwayumvise neza? Mukwiriye kuyizera ntacyo. Amagambo y'umusaraba nuko ameze, ni inzira imwe kandi ni inzira irambuye, nta kuntu wayica amagambo bikundi oya. Mugomba kuyizera nuko ameze gutyo. Umuntu wese rero uvuga ikintu cyose kituba cyafatwa birimo n'abahanuzi cyangwa se atari gufata rwa Yesu Kristo, icyo ni ikinyoma. Ubwo si ubutumwa bwiza bwawe. Ubutumwa bwiza ni icyo Yesu akorera muri wowe. Ni igihe icyaha ubatuye ku cyaha ukakireka, uba wizeye umwami Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero twebwe Yesu Kristo yadukuye munsi bakabw'ibyaha, atuzana munsi butware n'imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo tugende dukurikiza iby'umwuka, tudakurikiza iby'ikibi bya kamere y'umubiri. Bamuciye neza. Hanyuma rero muri iyi minsi nanone murashaka gukorera Imana, ariko kandi mukorera na Satani ku ruhande. Murashaka gukora bizinesi mubeshya, murashaka kuririmba uri umusambanyi, murashaka kuvuga ijambo ry'Imana uri umunyageso mbi, wuzuye uburakari, wuzuye ubugome. Oya, sibyo. Wizeye Yesu mu Bibiliya ivuga ntabwo uragera ku musaraba wa Yesu Kristo. Mwanyumvise neza? Buriya mwanyumvise neza? Abo tukumugire mucya. Bana Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Paul yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko genda nabambanywe na Kristo ngo ariko nyamara sibiriho ni Kristo uriho muri ibyo nkora byose nyiri muri mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze ukanyitaho. Ibi bivuze iki rero? Bivuze iki? Aya magambo avuze iki? Aya magambo ngo yabambanywe na Kristo. Wanyumva neza? Yabambanywe na Kristo ubwo yapfanaga nawe akazana mu bugingo Imana cyane. Kandi natangaye cyane ngo hari ijambo yavuze ngo kandi iyo nkora byose muri mubiri mbikoreshwa no kwizera. Kwizera ni iki rero? Kwizera ni Yesu Kristo wabambwe, abikoreshwa iyo areba, iyo avuga, iyo yambara, iyo agenda, ngo abikoreshwa no kwizera. Mu yandi magambo ni ugushyira kwizera kwawe muri Yesu Kristo no kuzirikana buri kanya amaraso y'Umwana w'Imana yamenye gusaba agucunga. Nicyo bisobanura. Imana ishimwe cyane. Umwana w'Imana wamwitangiye, wamukuza akamwitangira. Umusaraba ni ubuzima bwa Yesu. Hari ahantu Paul yavuze ngo kubwanjye kubaho ni Yesu. Kubaho ni iki? Kubaho ni Kristo. Ngo no gupfa ni iki? Ni inyungu. Donc kubaho ni Kristo bisobanuye ngo ni imiterere ya Kristo muri wowe. Ntabwo Kristo ari izina, Kristo ni ubuzima bwa Yesu muri wowe. Donc uko ureba ibintu, uko uvuga, uko wambara, uko utekereza, yego, uko ureba, uko utambuka, uko ubana n'abandi, ibyakagombye kuba wowe. Ibyakagombye kuba wowe byakagombye kuba Kristo umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu ahuye nawe ntabwo byasingombwa kutayita ko ubusa
ubusambanyi kuri wowe cyangwa ubuhehesi cyangwa amarari yakagombye kubona umwana w'Imana, yakagombye kubona Yesu Kristo, ntiyakagombye kubona igisekuru cyangwa aho uvuka cyangwa aho uturuka cyangwa karitsiye, yakagombye kubona Kristo mu maso yawe. Mashimwe cyane. Uko tuvuga rero, uko uvuga byakagombye kuba Kristo uvuga iyo aza kuba ari wowe, uko wambara byakabaye wowe, byakagombye kuba babonye Kristo yambara atambuka agera mu muhanda, uko ubana n'abandi byakagombye kuba ari Yesu ubana n'abantu bareba ko abana n'abantu. Mashimwe cyane. Uko ukora ibintu, uko ureba ibintu, byakagombye kuba wowe, byakagombye kuba Kristo umwana w'Imana. Uko niko kwanga imbaraga zawe, kwanga ubushobozi bwawe, kwanga amarangamutima yawe, kwanga imitungo ufite, kwanga ubwenge bwawe, kwanga ubushake, ugasenera ugaharika amaboko ukamwihereza sarenda, toto sarenda. Biragoye cyane. Imana ishimwe cyane. Ariko biragoye nabizi, ariko data azabishoboza. Sifa kwa Mungu. Biragoye ibintu ariko ugomba kubyakira, kuko urimo ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi bavuga yuko urimo gukina guhoraho ntabwo. Imana ishimwe cyane. Kubera uravuga ngo rero urwo rupfu Yesu Kristo ngo yapfuye, yarapfuye rimwe risa kubw'ibya. Mwumve neza, urwo rupfu Yesu yapfuye ngo yapfuye rimwe risa kubw'iki? Kubw'ibyaha byacu. Kubw'ariho rero ariho kubw'Imana, ngo namwe aba ariko mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukabura ku Mana muri Yesu Kristo. Twarapfuye, wowe ntabwo uriho, turi abamera batambye mu isi kandi bazima. Reka Imana ivuga. Barishimwe cyane. Yesu, urupfu rwa Yesu Kristo rwabihinduye kuba abamera batambye bazima mu isi. Umwami ariko yitwara, umwami avugisha ukuri, ntabwo yagutinya kuko ni umwami. Sifa kwa Mungu. Amen. Nafashwe kabisa. Umwami ntabwo akite kudacora ku meza, oya ni umwami. Ntabwo abesha abantu kuko ni umwami. Akubwiza ukuri murebana. Mwe muri abami, mwabyanga, mutabyemera, muri abatambyi n'abandi mu bwami bw'Imana. Simba sidakuryoshye gushingaki. Barishimwe cyane. Ngo aba ariko mwiyumva ko mwapfuye ku cyaha namwe mukaba muri wo ku Mana muri Yesu Kristo. Doke twebwe abakristo, twebwe dufite ubushobozi bw'umuntu. Satani nta mbaraga agira buriya, imbaraga afite n'iz'umuhereza buriya. Satani nta mbaraga agira, ni imbaraga afite n'iz'umuhereza, kuko mu Befeso kandi cumi na karindwi biravuga ngo kandi muberekerane Satani. Nitwe dufite imfunguzo z'ubwami bw'Imana, nitwe dufungura imiryango y'ijuru. Twebwe nitwe dufite ubushobozi bwo gukingura gufunga. Ntabwo Satani afite uburenganzira. Satani nta mbaraga agira, keretse imbaraga umuhaye nizo akoresha. Icya kabiri, Satani biravuga ngo mugandukire Imana, niko yabyanditse, mugandukire Imana, ariko murwanye Satani ngo nawe azabahunga. Imana ishimwe. Umuntu niwe ufite ubushobozi, nitwebwe twizeza yuko Satani aduhunga, si twebwe tuzamuhunga, ahubwo Satani niwe uzaduhunga. Rero niyo mpamvu Satani nta mbaraga agira, izafite umuhereza. Satani imbaraga afite n'iz'abantu bamutwerera, nta kindi gihari. Ikindi yihuse gato cyane, icya gatatu kindi, Satani we n'abanzi b'Imana bambuye ubushobozi, bambuye imbaraga. Abakolosayi 2:14, Yesu Kristo yamwambuye imbaraga zose, yamwambuye intwaro zose, amwishima hejuru. Amwishima hejuru. Mukuru Imana. Nambaraga afite, yambuye intwaro, umuntu afite intwaro zo kurwanisha ndagutsinda. Ubwo mufite no gukiburiye. Abantu babuza akarago buri munsi abarozi ubu umwami w'ubutaka ntabwo urasobanukirwa icyo Yesu yakugize mu Mana. Nta mwami w'umwuga, umwami avugisha ukuri, umwami aguma aho yicaye, ntabwo yirukanka abuza akarago. Ni umwami w'igihugu cyose, ntawe akimukuramo. Rero
izo mbaga zose zibagendaho zifukamwaho ntabwo uramenya ko uri umwami muri Yesu, ntabwo uramenya ayide dufite mu bwami bw'Imana. Twebwe ububiko Imana ibikamo imigisha yayo nayo gusa ibyo ngibyo haracyari cyiza. Twebwe ububiko Imana ibikamo imigisha yo mu ijuru. Twebwe ntabwo dusaba abantu amafaranga, ntabwo dusaba dukeneye indonke, ntabwo dukeneye imitungo, oya mu kwizera byinshi twe turafasha, twe turafasha Imana rero bitwereka imodoka ikagura inzu ntugasara, oya urabisangamo. Si ibyo kwizerwa rero, ntabwo byo kwizerwa, amafaranga si yo kwizerwa, abana si yo kwizerwa, imodoka si yo kwizerwa, imyambaro si yo kwizerwa, oya turabifite mu kwizera ntabwo tubishaka. None se nuvuga ngo Imana ibihumbi bibiri imbaye 10, wa mupagani ntagazizira Imana kuko ibyo umubwiriye uri indushyi, uri umukire nyakujya y'Imana kuko ntabwo azayizera kubera ko kuvuga ari kubyishura. Twebwe rero turimisha abapagani, twebwe turababe mu isi, turi hejuru y'ingoma z'abami, turi hejuru y'abami bose mu isi n'ibikomangoma. Bivuze ngo Yesu aravuze ngo baza muri Imana kabiri gatatu, si ibyo wavuze ngo muri Imana muri aba Yesu babyose mwe muri Imana mwe muri abatambyi n'abami. Hanyuma rero abami barubahana, abami n'abanyabwenge, abami barubahana, ntabwo bikopesha, abami ntabwo bikopesha, naho yagira ibyago akiguriza yihuta kwishyura. Umwami w'umwatsi binara kubaharira kuko n'icyo tuze n'ibye ntabwo ari ibyawe n'ubundi. Umwami rero yubaha mugenzi we, umwami ahora ari umunyesuku mu rugo rwe. Kubera iki? Ahora yakira abantu. Umwami ni itegeko, yavuze n'itegeko rero ikibazo gihari, ntabwo muramenya ahantu Imana